dute hanze tumanze tunareka ibi by'amadini nayo asa nkaho byabaye nk'udutsiko cyangwa imimerere y'uburyo abantu baremye kugira ngo bishyikirizeho ibyo abo bashaka bari mu gice runaka. Kuko amadini nayo mwaje kuvumbura cyangwa muri kubibona ni ikintu cyagize imbaraga nkeya. Ndaza kubivugaho kandi mu biganiro by'urunana rw'ibi biganiro tuziga ikindi kiganiro kijyanye n'amadini ndetse n'icyo tekinoloji n'indi myizerere mishya igiye kuvuka irenze ubukristo ishobora no kuzakuraho iyobokamana mu gice kimwe cyangwa ikindi. Kandi nzabereka uburyo ibintu byatangiye gufata indi ntera ndetse umurongo mugari wamaze gucibwa. Umugabo witwa Yuval Noah Harari ni incabwenge w'umuyahudi yanditse igitabo cyitwa Homo Deus. Muri iki gitabo avuga imyizerere mishya isi igiye kugera yitwa dataisme kandi mugiye kuyibona. Iyi myizerere yitwa dataisme mugiye kubona ndetse yanatangiye izaba ishingiye kuri data. Iyobokamana rishingiye no kuri internet mwatangiye kubibona. Abantu kuri internet bari kuvuga ibintu batabasha kuvuga. Abantu kuri internet bari kwashakira amafaranga ku buryo ikintu cyose yagikora. Ubugoryi bwisumbuye n'ubundi bugoryi butigeze bubaho buri guca kuri internet. Iyi rero niyo mana nshya tuziga by'umwihariko kuri icyo gice mu bindi biganiro by'urunana rw'ibindi biganiro. Nitugira kuri internet ho tuzashinga hagati ababo bari kubikora by'umwihariko mu gice cyitwa AI, iterambere ry'ubwenge bukorano, artificial intelligence, basobanukiwe neza ibyo bari gukora. Utekereza ko ba Sam Altman uyu nyiri OpenAI ufite ikigo cyitwa ChatGPT badasobanukiwe ibi ngibi? Nasomye inyandiko iteye ubwoba ariko abantu badashobora kwiyumvisha kandi iri gusohora n'ibyo ndi kubona kuri izi mbuga abantu birigo batukana badasobanukiwe ikiba ngo aba bantu bameze nka cya gikeri na wa mutubu nahoze mbabwira gitangira icyigisho. Wa mutubu bajyana ukagenda ukawuteka ukumva kuri mu mazi, amazi ntacyo utwara, ngemenyereye amazi nzi koga. Tuzaciduka amazi atakiri yayandi. Igihe amazi atazaba akiri yayandi nta bushobozi bwo kwikuramo tuzaba tugifite. Ibi byose mubona muri internet biri kwihuta bifite icyo bisigura. Iki gitabo cyitwa Homo Deus nzakibasomera cyangwa se mbahuriza amakuru atandukanye ajyanye n'uburyo tekinoloji igiye gufata intekerezo z'abantu. Noneho ntabwo bigiye kuba Buddhism, Hinduism, Shinto, Islam, Christianism, Judaism. Noneho bigiye kuba dataism. Dataism niza kandi koko iri kuza uzabisobanukirwa. Ibi ndi kuvuga mu mwaka wa 2025 ushyira 2026 nimba nkiriho tuzabona imboni zabyo mu mwaka wa 2000. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 20. Isarura rirangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye. Kwihebura, ndambabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye. Kwiheba kuramfashe. Mbese Gileyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Kuki abakristo batisubiyeho? Kuki aribwo turi gutsindagara? Turi mu bihe bisa nk'ibituje noneho hari twakora. Internet iri gukora neza, ibintu biri gukora neza. Ubu ushobora kugenda ukanyuma, nanjye ushobora kuba utarikiza no kuzamenya. Ariko ubu ngubu internet ndi kwikoresha ukwambona ukaba wakumva iki cyigisho. Niba kigushishikaje watera comment ukambwira ikindi kintu twaganiraho, wabona na nimero y'umuntu ukamuvugisha. Iyi si yihuta cyane, ikinyejana cy'abantu bazi ubwenge kurusha abandi bose bigeze babaho. Ndi kukubwira baza amateka muziko ngo twagiye twiga ngo habayeho ngo umuntu witwa byanditswe na Charles Darwin bya Revolution of Human cyangwa se kwihindurizwa kubw'ubwihindurize n'uburyo umuntu yagiye azamuka. Twize ngo abantu bitwa ngo ba Homo erectus ngo Homo sapiens. Muri icyo gitabo uzasobanukirwa hagiye kuvuka umuntu mushya witwa Homo Deus, umuntu umeze nk'Imana. Wa muntu ugiye kujya asoma indimi zose. Niba mu gishinwa ntazi n'ijambo na rimwe, we nanzi greetings gusa, insukanyo ngo ni hao
cyangwa ngo ndi gushimira mu buraho urakoze cyangwa bye bye shye. Icyo gihe nzabanza amagambo arenze menshi yo mu gishinwa nshobora kuvuga. Si no kuvuga gutyo, chips nzashyirwamo izatuma numbwira ijambo rimwe ry'igishinwa nzatangira kukikuvugisha ngo uwo muntu mushyo ugiye kuvuka. Niba warakoresheje ubwenge bukorana nka ChatGPT ukaroba n'uburyo iriya chatbot igusubiza vuba kandi yihuse, ngo uriye umuntu wo mu kinyejana cya vuba. Ariko suriya muntu uko ari kugenda atera imbere byo bizamuha kuba byibura zaba n'ubundi umuntu w'ingenzi uzakora ibyo yasabwaga. Yesu arabaza ngo ese mushobora kubana nanjye byibura isaha imwe? Tekereza amasaha yose umara, ujya ufata byibura iminota mikeya ukegera Imana ukabana nayo, cyangwa ibintu byagutwaye ingamira. Ikintu gikomeye cyane abantu batajya bashyikira bakomeza no kubeshywa nuko ibi bitangaza n'ibi bintu byinshi bakora avuga ko ari abana b'Imana, Yesu yari amaze no kubisobanura ko nabyo bizakorwa. Iyo Yesu yavugaga ngo bazavuga ngo birukanye abadayimoni mu izina ryanjye, ngo bakiza ngo ibirema n'ibiki, ngo ariko azababwira ngo sinamenye, wumvise icyo kintu yashaka kuvuga? Nuko abantu bashobora gukora ibyo byose atari abana b'Imana. Ngiki kinyejana kigoye rero. Abantu barazana uduhenda abana bakadushyira aho ngaho, tugusuma utubu paka igihe utagishoboye kwikuramo. Datayizme yo none iraza kubikora. Izi mbuga nkoranyambaga zizadufata ingamira, zizatubera byose, zizatubera Imana tuzisenge tutazizi. Ngiyo datayizme, homo deus. Niba koko ibi bintu bidahindutse ngo abantu bace bugufi bongere babane n'Imana, basobanukirwe ukuri kw'ikinyejana tugezemo, tugiye kubona ikintu kidasanzwe, kandi ubukristo bwabo rwo nibwo bugiye kwirindimura. Nibi byose mubona ngo ifungwa ry'insengero n'ibindi abantu bakavuga bla 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 bla, patate, ibi ngibi nababwira ko ari imirabyo inkuba zigiye gukubita, kandi nizikubita ntarwo tuzamenya ko duhari, tuzaba twakubiswe n'izo nkuba. Umuvandimwe umwe yarindwanye muri ubu buryo bwa martial arts, yigeze gutera urwenya, umuntu amubwira ati sha uriya yagukubita. Turabizi abantu muri Aziya barakubita, ushobora kuba yari Umuyapani cyangwa Umushinwa. Arambwira ati ariko noneho ntago nanjye uzi uko nkora, njye ndi inkuba. Yarirataga cyane avuga ko ari inkuba, ngo kubita inkuba se ryari. Undi aramubwira ati none warenze inkuba, ngo ibyo byose bivuga inkuba itarakubita, ibyo byose bizavuga inkuba itarakubita, kandi inkuba yaraje, imirabyo twarayibonye. Ndetse iyo mirabyo nuko tutasobanukiwe buriya imirabyo iba yarazanye n'inkuba, uraba ari urumuri turi kubona. Abasobanukiwe by'inkuba, iyo wabonye umurabyo inkuba yaramagije yabaranze gukubita, ahubwo abantu bazasanga baramaze gutogoswa. Uyu mwaka wa 2025 nimba wari waratogoshejwe tutabizi, tukatwarwa ingamira n'ibintu bidafite agaciro, uri kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, uraho n'umuryango wawe muri kurya murishimye, ariko ni wahiya umuvandimwe urepfa aho ngaho. Umuvandimwe mugira icyo mupfana wasize mu cyaro, umwana yabuze n'amafaranga yo kwishyura ishuri rya 9 years basic education cyangwa 12 years basic education. Wowe umwana wawe wiga primaire nasari, nongeye ngo ikaze inshuti muvandimwe ukurikiye ibiganiro kuri uyu muyoboro Garagara Gospel ukomatanyije n'umuyoboro Ishimwe Josue Marie Pasi, aho tugiye kurebera hamwe ibyigisho by'iminsi 8. Ni 8 wanjye, ni 8 wawe wo kwegerana na Yehova cyangwa no kwegerana n'Imana cyane. Iyi minsi bisoza umwaka, by'umwihariko umwaka wa 2025, twinjira mu mwaka wa 2026. Ni iminsi abantu bagomba kwitonda kuba attentive cyane. Turi mu kinyejana cyihuta cyane, by'umwihariko ikoranabuhanga ry'ubwenge bukora no artificial intelligence, internet ndetse n'ibindi biragenda bifata indi ntera mu buryo bwo kugenda byigarurira intekerezo za benshi. Natwe nuko rero, ariko reka tubikoreshe no mu urwo buryo bwiyegeza mu murimo ndetse no gukora umurimo w'iyobokamana. Ndishimwe Josue Marie Pasi,
njye tujye kujya tubana, ndetse nshobora kugira abandi bavandimwe bashobora kunyunganira, ariko uwibanze cyangwa se uburyo nateguye ni ukugira ngo tubane. Nzishimira kubana namwe rero muri ibyigisho by'urunana rw'ibyigisho umunani, ni umunani wanjye, bifite insanganyamatsiko ifite umutwe uvuga ngo ese mushobora kubana nanjye byibura isaha imwe? Ndabizi ku mbuga nkoranyambaga haba ari ibintu byinshi cyane, ibyaga ubumenyi, iby'ubucurabwenge, amateka, iyobokamana n'irindi, ibitangaza, imico mbonera, psychology n'ibindi byagufasha cyane. Ariko iyo ufashe umwanya mutoya cyangwa umwanya wari wose ufashe ukabana nanjye mu kiganiro nk'iki ngiki, ni uko uba uri uw'agaciro, kandi mu by'ukuri mbiha agaciro kuko uba wafashe icyo gihe cyawe. Ni ikintu gikomeye cyane buri iyi gihe. Abazungu cyangwa se abanyamahanga nibo bajya bavuga ngo igihe ni amafaranga, ariko igihe nanone kirenze n'amafaranga, kuko igihe ni byose. Amafaranga ushobora kuba yata ukongera ukagerageza ubundi buryo ukayabona, gusa igihe cyatakaye cyo nikijya kigaruka. Ushobora gukora ibindi bintu muri icyo gihe cyangwa se mu gihe gisa nk'icyo ngicyo kugira ngo wenda ugerageze icyo gihe ukiramire, ariko mu by'ukuri iyo igihe cyatakaye biragora cyane kongera kukigarura. Niko kuri rero ku buzima. Iyo rero ufashe akanya ukabana nanjye, aba ari igihe cyawe umpaye, ikintu cy'agaciro ufite mu bintu byose ufite hano kuri iyi si. Iyo mvuze ngo ni ikintu cy'agaciro ufite mu bintu byose ufite hano kuri iyi si, mba nsobanuye ko ubuzima n'ubu tubamo bwonyine, kuba umuntu ariho kugeza apfuye, ni intera y'igihe wavukiye kugeza n'intera y'igihe uzaba utakiri kuri iyi si, nicyo bita ubuzima. Bishatse kumvikana rero ko igihe n'ubundi ni ubuzima. Ubwo rero igihe kirenze n'amafaranga, ahubwo igihe ni ubuzima. None ubuzima hari ikintu waburutisha? Ntacyo, kuko ibyo dukorera byose cyangwa imimerere y'ibyo dukora byose ishingiye ku kuba turi gukoresha igihe cyangwa se turi gukoresha ubuzima. Igihe rero birenze amafaranga, igihe ni ubuzima. Rero iyo umpaye igihe cyawe, urumva ko uba umpaye ikirenze n'amafaranga, uba umpaye ubuzima. Umpaye ubuzima mu buhe buryo? Kuko urankurikiranye, simbiza uri kundebera, urankurikiye, sinzeho wenda imimerere wari urimo, ariko muvandimwe, nimba nagufasha cyangwa se niba twafashanya tukumva icyadufasha, byaba ari ingenzi cyane. Muri ya ngingo rero cyangwa se muri ya ngingo y'ingenzi izasobanura ikigisho cyacu ivuga ngo byibura isaha imwe, ese mushobora kubana nanjye byibura isaha imwe? Aya magambo yavuzwe na Yesu ari muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 40, aho Yesu yari ari ku musozi w'Iminzeti cyangwa se ku musozi yagombaga gusenga mbere yuko yinjira ku munsi we wa nyuma wo gufatwa, agacirwa urubanza ndetse agakatirwa urwo gupfa. Nuko ngo imbaraga ye icitse, igihe yari aguye agacuho, igihe yari abonye ari impezamajyo, nta kintu na kimwe ari kubona ku isi cyamufasha, nibwo yabonye abantu bari kumwe, abigishwa be, harimo ba Petero na ba Yohana ndetse n'abandi. Arababwira ati, ese nimushobora kubana nanjye byibura isaha imwe? Muri iyi si yihuta cyane, ntushobora kubana n'Imana byibura isaha imwe? Twageze ku bwenge bukomeye cyane, by'umwihariko iyobokamana ry'ubukristo naryo ryafashe indi ntera. Iyobokamana ry'ubukristo ubu rirayobowe n'iryo yobokamana rifite abayoboke benshi cyangwa se rikurikirwa n'abantu benshi kuri iyi si. Ariko se uko gukurikirwa n'abantu benshi n'uwo murimo byatumye byibura iyobokamana ry'ubukristo rigera ku ntego yaryo y'ukuri yo kuzana abantu bakagira imico nk'iya Kristo, uwo n'ubundi bavuga ko bizera kandi bagendera ku mico mbonera ye? Nicyo kibazo twakwibaza. Iyi minsi 8 nuneza agahita ukazabana, dushobora kuzasobanukirwa neza ingingo 8 zizadufasha gusobanukirwa iby'ingenzi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo: kuki urukundo rwakonje? Ni gute abiziza Noheli n'abatiziza Noheli bagakwiye guhuriza hamwe nk'isanga n'ingoyi kurutwa gutwarwa ingamira? Ijambo rishya nungutse ngo rivuga ngo ni passion cyangwa vocation, gutwarwa byose, intekerezo, ibikorwa n'ibindi byose mu buryo bigatwarwa ariko bitwaye n'ikintu wowe udashobora kugenda gusobanura. Ni gute rero abantu bafite imitekerereze itandukanye ahubwo tukanayirenga, ahubwo tukareba ikintu cy'ingenzi gikomeye cyari cyatse ibyo ngibyo bashobora kwizihiza iminsi mikuru nka Noheli. Ejo ni Boxing Day 26 December tariki 26. Abantu babonye
icyigisho cy'ejo ndagishishikariza abantu kugira ngo tuzakibanemo. Tuzarebera hamwe uburyo iminsi mikuru yagiye yarandwa cyangwa igashyirwamo ibintu bitandukanye, noneho abakristo nabo bagatangira kwinjira muri bya bintu badasobanukiye ibyabyo, noneho bikageraho bigahinduka business n'ibintu byo kwishimisha, ndetse binaviramo abantu gukora ibyaha batateguye by'umurengera kubera ibintu bisa nko kurengera. Igitangazamakuru kimwe nigeze gukorera, nakiye umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali turi gusoza umwaka, ni umwaka ushize. Tuganira kuri iki kibazo cy'impanuka zidasanzwe ziba mu minsi isoza umwaka, kubera ko twasobanukiraga uburyo abantu bashobora kwitwara, by'umwihariko n'abashoferi. Yasobanuye ikintu gikomeye cyane. Abantu baba biyunguta cyane ngo basa nkaho bari kurushanwa kugira ngo bakorere amafaranga ndetse bajye no mu birori bishimishe, bakibagirwa ikintu cy'ingenzi ko ibyo bintu bari kubikorera n'ubundi ubuzima bwabo. None ko bari kwangiza ubuzima bwabo, ugasanga umuntu yanyoye cyangwa ari kwihuta cyane ngo ashaka gukora amafaranga y'umurengera, bikanarangira ko zimanuka ayo kayabura ndetse n'ubuzima bwe akaba yabura. Atanga inama ikomeye cyane agira ati, abantu bite ku kwishima muri iyi minsi mikuru, ariko nanone bite ku buzima bwabo, kuko niwo mutungo batunze kandi niwo kintu cy'ingenzi bafite. Ese byose byakumarira iki udafite ubuzima bwawe? Hari isomo rikomeye cyane dukura ku rupfu. Iyo dupfuye ni gusobanukirwa bya bindi byose warwaniraga n'ibiki byose biba birangiye, nta muntu ujyana nabyo. Abantu benshi bakunda kuyikoresha mu buryo bw'ubucurabwenge ngo berekane yuko n'ubundi nta kintu umuntu ajyana. Ariko ikibazo si uko upfuye, ahubwo se isi wayisigiye iki, cyangwa ubuzima wabayeho bungana iki? Kubaho imyaka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, kurama no kurenza 70 ukagera kuri 80, 90, 100. Naho zimura ko abashakashatsi bari gushaka kuri mu buryo gusa nk'ubudapfa bwo gutangira kumara imyaka myinshi cyane, abantu bagatangira kumara nk'imyaka nka 80, 90, 120, 200. Ariko icyo cyo nacyo cyaba kidafite icyo gisobanuye niba iyo myaka y'uburame n'ubundi nta bintu by'ingenzi abantu by'inyamibwa bari gukoramo. Reka tuzabanira muri cyigisho uyu munsi. Rero cyakisho tugiye kurebera hamwe kijyanye no kumenya ese iminsi mikuru, ese wa mugani urukundo kuki rwakonje. Ubu abantu benshi biri kwizihiza iminsi mikuru bagakoresha amafaranga y'umurengera koko barayakoreye, ariko hirya mu ntanzi z'urugo, ruguru mu gipangu muturanye ndetse n'ahandi, hari abantu bari kwicira isazi mu jisho. Ibi ngibi wabibona ugiye mu mijyi itandukanye yo mu gihugu uherereyemo hirya no hino ku isi. Icyegeranyo kimwe nabonye kuri BBC cyavugaga kuri Noheli, kugira ngo namwe mubirebe. Umuntu umwe yabajije undi, ese burya koko ntabwo wizihiza Noheli uri umuhakanyi kuri urwo rwego? Nuko undi nawe amusubiza muri ubwo buryo ati, nta n'ibyo uzi se. Noheli ni uburyo bwiyamamaza bwakozwe n'ikigo cya Coca-Cola ahagana mu mwaka 1950. Ni uburyo abakire baremye bwo gutuma bakonsoma ibyabo bishimye neza, no gutsindahaza no gukomeza kwereka abakene ko bakwiye gukora byinshi, cyangwa bagaca bugufi, cyangwa bo bakabona ko bari munsi yabo. Ibyo bintu bishobora kuba bisa n'ukuri nubwo umuntu yabikoze mu buryo bwa filime documentaire cyangwa ikindi kintu, kubera ko ubu ni igihe abantu bari gukora mu mifuka yabo kugira ngo bagire icyo babona. Hirya no hino mu byaro by'igihugu usanga hari n'abantu bakoreye udufaranga bakatubika, kavuga ati kuri uyu munsi byibura ndagura umwenda mushya nanjye nze kuwuserukana mere neza. Ariko se mu by'ukuri ibyo byose byaba bisobanuye iki niba tutari kumenya igishushanyo mbonera cy'iki cyo bivuga? Tureke no kurwanira bya bindi ngo uyu munsi wa Noheli ngo usobanuye iki, ngo ese ngo ufite iyihe ngaruka, ngo ni igishushanyo. Byibura icyo shushanya byo cyo turi kugikora. Iyobokamana ry'ubu ngubu ryajemo kidobya. Nasomye igitabo gikomeye cyane kivuga ngo bareke batogoswe nk'imitubu kugeza igihe batazavira muri ubwo bushyuhe batagishoboye kubuvamo kubera ko bazaba barafatiwemo. Umwanditsi umwe yaravuze ngo ibitekerezo n'amarangamutima biyobora abantu muri iki kinyejana ubwo niyobokamana ririmo bimeze ngo nko gufata ngo igikero kagishyira mu nkono
ariko ukagishyiramo harimo amazi, noneho cyo kikumva ko kiri mu byiza by'amazi, kikumva ko ushatse wanapfundikira ntacyo byatwara. Ariko ngo uburyo ufashe ngo amazi ashyushye ukayashyiramo igikeri, gihita cyumva ubwo bushyuhe ko kitabwihanganira, kigashiduka kikiruka cyane. Ngo ariko ngo iyo ufashe ngo amazi akonje ukayashyiramo icyo gikeri, ngo cyumva ko kiri ahantu gisanzwe kibera ngo nta kibazo, ndetse ngo kikwihishe. Ngo noneho iyo upfundikiye ugatangira ngo guteka buhoro buhoro, ngo agashyuhe kiyongera, ngo gishobora kuba kinasinziriye, ngo noneho ngo igihe uzamuye ngo ubushyuhe bw'umuriro mwinshi buraza bugafata cya gikeri bukakica, ngo cyo kikanapfa, ngo kikabura uburyo kiza kuva muri ya mazi ngo gisimbuka, ngo ahubwo kigafatwa cyamaze kubaho gutyo. Mu mubwiriza Salomo niwe wanditse ngo erega nta muntu uzi igihe cye, ngo nk'uko amafi ngo afatwa mu rushundura, ngo nk'uko inyoni zifatwa mu mitego, ngo uko niko n'abantu nabo bafatwa ngo bakajyanwa ngo batabizi. Turi mu kinyejana aho hari tumeze nk'amafi yafashwe mu rushundura, aho hari tumeze nk'inyoni zafashwe mu mitego, uko niko abantu bafatwa. Hari indirimbo nakundaga y'umubyeyi umwe yarimbaga, mbese torero aho mujya mwibuka ko tuzacungurwa, mumaze kudamarara mwiyibagije imisozi mwirukaga. Imisozi itari yo kwirukanka gusa kubw'intambara n'ibindi, ahubwo imisozi y'ibibazo n'ibindi bintu byari bitugose, cyangwa se indi mimerere yo kuvuga ngo za ndirimbo abantu baririmba ngo mwe Egiputa ngo navuyeyo ngo na hehe, ariko n'ubundi iyo misozi ikaba yarabagose, ahubwo igafata intekerezo zabo. Muri Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 22. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 22. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 22. Isarura rirarangiye. Isarura rirarangiye. Iki kirashize kandi tudakijijwe. Isarura rirarangiye. Iki kirashize kandi tudakijijwe. Aha ari wanavuga ngo ni iki, ariko si ibyo yavugaga kuvuye seasons y'iki. Ndumva hari iki ashobora kuba ariyo bita sama, cyagiye kizuba nyine abari akavumbi, abantu bari hari ubushyuhe bumeze neza, abantu bari mu birori. Umwaka urashize, 2020 yaraje, harimo covid, umwaka wari ukomeye cyane. 2021, 2022, 2023 na 4 na 5 nayo irashize. Niba tugiriwe umugisha, reka mbigire niyo kuko nabwo nta wamenye iminsi 5 cyangwa 6 isigaye ko twavuye mu mubiri, ariko niba tugiriwe umugisha twinjiye mu mwaka wa 2026. Ariko se ni ikihe gishya winjiranye mu ngamba nshya zo kwegera Yehova biruseho kwegera Imana? Dute hanze tumanze tunareka ibi by'amadini nayo asa nkaho byabaye nk'udutsiko cyangwa imimerere y'uburyo abantu baremye kugira ngo bishyikirizeho ibyo abo bashaka bari mu gice runaka. Kuko amadini nayo mwaje kuvumbura cyangwa muri kubibona, ni ikintu cyagize imbaraga nkeya. Ndaza kubivugaho kandi mu biganiro by'urunana rw'ibi biganiro tuziga ikindi kiganiro kijyanye n'amadini ndetse n'icyo tekinoloji n'indi myizerere mishya igiye kuvuka irenze ubukristo ishobora no kuzakuraho iyobokamana mu gice kimwe cyangwa ikindi. Kandi nzabereka uburyo ibintu byatangiye gufata indi ntera ndetse umurongo mugari wamaze gucibwa. Umugabo witwa Yuval Noah Harari ni incabwenge y'Umuyahudi, yanditse igitabo cyitwa Homo Deus. Muri iki gitabo avuga imyizerere mishya isi igiye kugera yitwa dataisme, kandi mugiye kuyibona. Iyi myizerere yitwa dataisme mugiye kubona ndetse yanatangiye izaba ishingiye kuri data. Iyobokamana rishingiye no kuri internet, mwatangiye kubibona. Abantu kuri internet bari kuvuga ibintu batabasha kuvuga. Abantu kuri internet bari kwashakira amafaranga ku buryo ikintu cyose yagikora. Ubugoryi bwisumbuye n'ubundi bugoryi butigeze bubaho buri guca kuri internet. Iyi rero niyo mana nshya
tuziga by'umwihariko kuri icyo gice mu bindi biganiro urunana rw'ibindi biganiro. Nitugera kuri interinete ho tuzashinga agati aba bo bari kubikora by'umwihariko mu gice cyitwa AI, iterambere ry'ubwenge bukorano, artificial intelligence, basobanukiwe neza ibyo bari gukora. Utekereza ko ba Sam Altman, uyu nyiri OpenAI ufite ikigo cyitwa ChatGPT, badasobanukiwe ibi ngibi? Abantu bafite ibigo nka Siwo Ufushe bakoze ibintu byitwa Mwakissing, bashaka kurya batuma abantu bakora basomana mu buryo bw'ikoranabuhanga. Utekereza ko batazi ibi? Umuntu wazanye indi chatbot irenze ChatGPT nimba ugiye uyikoresha akazana nka DeepSeek, uzi ko atabizi? Elon Musk uri kuzamura ubukungu bwe uko bwije uko bukeye, ufite ibigo bitatu bikomeye hano ku isi ya rurema, harimo icyitwa Tesla, kira gikora ibijyanye n'imodoka zigenda zidafite abashoferi cyangwa uburyo bwo kugenda badakoresheje essence, bakoresheje ikoranabuhanga ry'uburyo bw'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi byose. Akagira ikigo kindi cyitwa, ubwo nicyo kigo mvuze Tesla, afite indi kigo cyitwa Neuralink ni ikindi kigo cye gikora utuntu tujyanye na chips n'utundi tuntu tw'ubwonko azifashisha mu buryo bw'ubuvuzi. Akagira na kiriya kigo kindi kisumbuye kirimo n'igikorwa cya Mars One kijyanye na astronaut cyangwa astronomy. Ntago bicaye bari gukora ikintu kidasanzwe. Nasomye inyandiko iteye ubwoba ariko abantu badashobora kwiyumvisha, kandi iri gusohora n'ibyo ndi kubona kuri izi mbuga abantu birigo batukana badasobanukiwe ikiba ngo aba bantu bameze nka cya gikeri na wa mutubu nahoze mbabwira ngitangira ikigisho. Wa mutubu bajyana ukagenda ukawuteka ukumva kuri mu mazi, amazi ntacyo utwara, ngemenyereye amazi nzi koga. Tuzaciduka amazi atakiri yayandi. Igihe amazi atazaba akiri yayandi, nta bushobozi bwo kwikuramo tuzaba tugifite. Ibi byose mubona muri interinete biri kwihuta bifite icyo bisigura. Icyo gitabo cyitwa Homo Deus nzakibasomera cyangwa se mbahuriza amakuru atandukanye ajyanye n'uburyo tekinoloji igiye gufata intekerezo z'abantu. Noneho ntabwo bigiye kuba Buddhism, Hinduism, Shinto, Islam, Christianism cyangwa imyizerere ya Kiyahudi, Judaism. Noneho bigiye kuba Dataism. Dataism niza kandi koko iri kuza uzabisobanukirwa. Ibi ndi kuvuga mu mwaka wa 2025 ushyira 2026, nimba nkiriho tuzabona imboni zabyo mu mwaka wa 2030. Nimba nkiriho iyi tekinoloji izabisobanura byinshi birenze ibyo tutakumva. Reka dukomeze. Yeremiya igice cya 8 umurongo wa 20. Isarura rirangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye. Kwihebura, mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye. Kwiheba kuramfashe. Mbese Gileyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Kuki abakristo batisubiyeho? Kuki aribwo turi gutsindagara, turi mu bihe bisa nk'ibituje noneho hari twakora? Internet iri gukora neza, ibintu biri gukora neza, ubu ushobora kugenda ukanyumva, nanjye ushobora kuba utarikizo no kuzamenya. Ariko ubu ngubu internet ndi kwikoresha ukwambona ukaba wakumva iki cyigisho. Niba kigushishikaje watera comment ukambwira ikindi kintu twaganiraho, wabona na nimero y'umuntu ukamuvugisha. Iyi si yihuta cyane, ikinyejana cy'abantu bazi ubwenge kurusha abandi bose bigeze babaho. Ndi kukubwira baza amateka muziko ngo twagiye twiga ngo habayeho ngo umuntu witwa byanditswe na Charles Darwin bya Revolution of Human, cyangwa se kwihindurizwa kubw'ubwihindurize n'uburyo umuntu yagiye azamuka. Twize ngo abantu bitwa ngo ba Homo erectus ngo Homo sapiens. Muri icyo gitabo uzasobanukirwa hagiye kuvuka umuntu mushya witwa Homo Deus, umuntu umeze nk'Imana. Wa muntu ugiye kujya asoma indimi zose. Niba mu Gishinwa ntazi n'ijambo na rimwe, we nanzi greetings gusa, insukanye ngo ni hao.
cyangwa ngo ndi gushimira mu buraho urakoze cyangwa bye bye shye. Icyo gihe nzabanza amagambo arenze menshi yo mu gishinwa nshobora kuvuga. Si no kuvuga gutyo, chips nzashyirwamo izatuma numbwira ijambo rimwe ry'igishinwa nzatangira kukikuvugisha ngo uwo muntu mushyo ugiye kuvuka. Niba warakoresheje ubwenge bukorana nka ChatGPT ukaroba n'uburyo iriya chatbot igusubiza vuba kandi yihuse, ngo uriye umuntu wo mu kinyejana cya vuba. Ariko suriya muntu uko ari kugenda atera imbere byo bizamuha kuba byibura zaba n'ubundi umuntu w'ingenzi uzakora ibyo yasabwaga. Yesu arabaza ngo ese mushobora kubana nanjye byibura isaha imwe? Tekereza amasaha yose umara, ujya ufata byibura iminota mikeya ukegera Imana ukabana nayo. Cyangwa ibintu byagutwaye ingamira, ijambo rishya nakubwiye nungutse. Cyangwa ibintu byadutwaye uruhu n'uruhande ntidushobora kubisobanukirwa. Nguko ukuri kw'ikinyejana dusohoyemo, nguko ukuri kw'abantu turi bo, nguko ukuri kuri kuyobora iki kinyejana. Nuko abantu twatwawe ingamira. Mbese Gileyadi nta muti womora uhari? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Biboneka muri Yeremiya igice cya 8 umutwe uvuga ngo Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Ariko muri Hoseya igice cya 14 umurongo wa 10 niho bavuga ngo uzi ubwenge niwe uzitondera ibi, uwitonda niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zirakiranuka, abakiranutsi bazazigenderamo ariko abaswa bazazigwamo. Matayo igice cya 6 umurongo wa 30 baravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose kwabwo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Ibyo bintu hari umuntu byumva? Uzi ko n'abakora iby'iyobokamana usanga ikintu bashize imbere ari ubutunzi. Topic igezweho ubu ngubu iri kuri show ni ukugira ngo ahari umuntu mubwirize ngo azabona visa yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azabona visa ya Australia, agiye kubona umugabo mwiza n'umugore mwiza. Izo nizo ngororano se? Muri Islam hari intekerezo ivuga ngo nitugera mu ijuru ngo ibyiza bimwe mu byiza ngo tuzahabwa. Ngo abagabo harimo ngo n'ubwiza bwo bw'uko bashobora guhabwa ngo amasugi ngo 7. Wumvise? Natwe ahari dushaka guhabwa ibisumbuye nk'ibyo ngibyo. Tekerezaho ibyo bintu kandi ubyumve neza mu buryo bwabyo bukwiye kandi bushyize mu gaciro. Turi kubaho ya mibereho koko y'abana b'Imana imwe ituma twitwa abakristo. Ntago abakristo babaho bari abakristo kuko bari bafite imico isa nk'iya Kristo. Ariko ubu ngubu ikintu gikomeye cyane kuri iyi Noheli, ninde wahaye yabo, ninde wahaye ifunguro cyangwa wishimishije? Umuntu ni umukristo w'ukuri agendera mu modoka ya miliyoni 100, aragenda ahantu imvura yaguye, mukecuru runaka baturanye imyanya yiri inyuma afashe imodoka ye n'umuryango we n'abana be 2 cyangwa 1 ayikubise ikiboko yigende, ntiyabwira n'umukecuru aticara inyuma tujyane. Uri umukristo w'ukuri kuri izi mbuga uri kugenda upfusha amafaranga ubusa, hirya no hino hari abantu runaka ushobora guha iyabo iryo fungura karirya. Mbabwize n'ukuri, nibi bitaramo bindi cyangwa ibindi bintu abantu bitabira ugasanga abantu bagiye guspendinga amafaranga menshi, 200, 200, 300, 400, 500, hirya hari abashuti babo, abantu mu muryango birengagije baragiye kwiremera imiryango mishya. Harya ngo niyo filozofi yindi mwavumbuye. Abantu none iyobokamana barirengeje kuba Christianisme cyangwa iyobokamana ry'uburyo bwa Kristo, abakristo b'ukuri basige bararigize filozofi, manipulation. Basomye ibitabo byinshi. Ntago ari bya by'iyobokamana none ryari ryafashaga abantu ryo guca bugufi. Yesu yavuze ngo mugire urukundo, mukunde bagenzi banyu nkuko bikunda. Ariko Paulo yabyandikiye Timoteyo mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cyaho cya 3 guhera ku murongo wa 1
umenye ko mu minsi ya nyuma azaba ari abantu barushya kuko muzabibona. Kandi na Yesu yaravuze ngo muzabimenyera ku mbuto bera. Ikintu gikomeye cyane abantu batajya bashyikira bakomeza no kubeshywa nuko ibi bitangaza n'ibi bintu byinshi bakora avuga ko ari abana b'Imana, Yesu yari amaze no kubisobanura ko nabyo bizakorwa. Iyo Yesu yavugaga ngo bazavuga ngo birukanye abadayimoni mu izina ryanjye, ngo bakiza ngo ibirema n'ibiki, ngo ariko azababwira ngo sinamenye, wumvise icyo kintu yashaka kuvuga? Nuko abantu bashobora gukora ibyo byose atari abana b'Imana. Ngiki kinyejana kigoye rero. Abantu barazana uduhenda abana bakadushyira aho ngaho, tugusuma utubu paka igihe utagishoboye kwikuramo. Datayizme yo none iraza kubikora. Izi mbuga nkoranyambaga zizadufata ingamira, zizatubera byose, zizatubera Imana tuzisenge tutazizi. Ngiyo datayizme, homo deus. Niba koko ibi bintu bidahindutse ngo abantu bace bugufi bongere babane n'Imana, basobanukirwe ukuri kw'ikinyejana tugezemo, tugiye kubona ikintu kidasanzwe. Kandi ubukristo bwabo bwo nibwo bugiye kwirindimura. Nibi byose mubona ngo ifungwa ry'insengero n'ibindi abantu bakavuga bla 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 bla, patate, ibi ngibi nababwira ko ari imirabyo inkuba zigiye gukubita. Kandi nizikubita ntabwo tuzamenya ko duhari, tuzaba twakubiswe n'izo nkuba. Umuvandimwe umwe yarindwanye muri ubu buryo bwa martial arts, yigeze gutera urwenya, umuntu amubwira ati sha uriya yagukubita. Turabizi abantu muri Aziya barakubita, ushobora kuba yari Umuyapani cyangwa Umushinwa. Aramubwira ati ariko noneho ntago nanjye uzi uko nkora, njye ndi inkuba. Yarirataga cyane avuga ko ari inkuba, ngo kubita inkuba se ryari. Undi aramubwira ati none warenze inkuba. Ngo ibyo byose bivuga inkuba itarakubita, ibyo byose bizavuga inkuba itarakubita. Kandi inkuba yaraje, imirabyo twarayibonye. Ndetse iyo mirabyo nuko tutasobanukiwe, buriya imirabyo iba yarazanye n'inkuba. Uraba ari urumuri turi kubona, abasobanukiwe by'inkuba. Iyo wabonye umurabyo, inkuba yabaranze gukubita, ahubwo abantu bazasanga baramaze gutogoswa. Uyu mwaka wa 2025 nimba wari waratogoshejwe tutabizi, tukatwarwa ingamira n'ibintu bidafite agaciro. Uri kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, uraho n'umuryango wawe muri kurya murishimye, ariko ni wahiya umuvandimwe urepfa aho ngaho. Umuvandimwe mugira icyo mupfana wasize mu cyaro, umwana yabuze n'amafaranga yo kwishyura ishuri rya 9 years basic education cyangwa 12 years basic education. Wowe umwana wawe wiga primaire, nasari cyangwa se muri secondaire ariko troncome, uri kumwishyura 300, 400, 500, 600, 700, 800, aho barahagera utabyumva uri kundeba iki kiganiro. Ariko ni wafata 30, 40 ngo umwoherereze, urumva ari menshi. Nujya kunywa agacupa cyangwa ifunguro urayakoresha rimwe gusa, uwe nuko yamwishyurira ukwezi kose, nturi kubikora. Sobanukirwa ko wahindutse, ntabwo uri umukristo. Ubu noneho ukuri guhari ni ugutandukanya abakristo n'abatari abakristo. Ikibazo cyabaye nuko abantu bivanze, nuko ibintu byivanze, bikaba byandi Yesu yavuze ngo mureke bikurane kugeza igihe cy'isarura. Ariko noneho byarivanze ku buryo n'amasaka yabuze, amasaka ari kubura, atangiye gutsikamirwa. Yesu yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu naza mu isi azasanga kwizera ko kiri mu isi. Igituma yavugaga nuko nuko yabonaga ibyari bigoye byari bigiye kuza, binakomatanije n'uburyo abantu bazahinduka, abantu bagahinduka, bakareka kumera nkuko bari bameze, nkuko bahamagawe bameze, bakareka kuba abantu b'Imana, bagatangira guhindukirira ibindi bintu utasobanura. Nibyo biri kuba muri iki kinyejana cyacu. Gusa mu Bagalati igice cya 5:20 hafi n'ibiri kuzamura, yerekana urukundo, kugira neza, gufasha abandi, ndetse bakavuga ko ibikorwa nk'ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Reka ngushimire wowe muvandimwe twatubanye muri iki kiganiro. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu abagize umuryango wanyu, imitima yanyu birindwe kugira ngo bitabonekwaho umugayo ubwo Umwami Yesu agiye kugaruka. Kandi nivuba bidatinze, birashoboka ko ari uyu mwaka, undi cyangwa undi uzaza. Igihe atanaje vuba, ariko twebwe ntabwo urupfu rutinze, ntidusobanukiwe impamo y'icyo ngicyo. Ubwo uwo munsi ntawe ubizi,
yaba abamarayika ndetse n'umwana uretse data wenyine, ariko abamuzi, abamusobanukiwe, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo basobanukiwe ukuri kw'ibihe bagezemo kandi bashobora kugipima mu buryo bw'intekerezo zo kwegera Imana biruseho. Yawe umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru abane nawe, akuronyesha amahirwe yo gusobanukirwa ikinyejana tugezemo no kuba badasanzwe muri iki gihe kidasanzwe. Kadusenge. Uri Yehova, uri Imana ikomeye, uri umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru, uri umubyeyi udukunda bihebuje. Tw'abantu duciye bugufi imbere yawe, turi mu kinyejana kigoye. Ibihe by'ibyishimo turarengera, iby'umubabaro turaganya tukarengera. Ntago tuzi neza guhuza amahirwe y'imimerere y'igihe turimo, ariko iyo turi kumwe nawe uduha kubana nawe, kandi tukaba dutuje mu mimerere iyo ari yo yose twaba turimo. Twaba tubabaye, twishimye, tuba turi abana bawe. Muri iki gihe turimo, uyu munsi udasanzwe kuri benshi, ikimenyetso cy'uyu munsi cyo kwizera no kuvuka kwawe turagisobanukiwe. Dutsika imitima dusobanukirwe ukuri n'ibishushanyo by'ukuri, ariko byose tubihuze mu kuri ko kuyoboka inzira yawe y'ukuri. Tuyobore, duha urukundo rurenze ibyo mu magambo n'ibishushanyije, dukuremo ubucurabwenge na filozofi z'ikinyejana, ahubwo duhe kuyoborwa n'ubuntu bwawe. Uzafasha umuvandimwe uzabana natwe muri iki kiganiro. Urunana rw'ibiganiro byose tuzakora aba ari wowe uzabana natwe. Abari kutureba mu bice bitandukanye ubaho umutima w'ukuri wo gusobanukirwa ikinyejana turimo. Ibyo tutagezaho isengesho nk'abantu batekereza hafi ari ibyo duhera ubuntu, tubisabye tubyizeye mu izina ry'umwana wakunda Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amina. Urakoze muvandimwe rero twari tubanye kuri iki kiganiro. Ndagushimiye, uzakomeza ukurikira urunana rw'ibiganiro bigera kuri 7 bisigaye, ubwo ni ibiganiro 8. Ni 8 wanjye usoza uyu mwaka. Ndishimwe Josue Marpas. Dukomeze kubana kuri 200 Garagara Gospel ndetse na Ishimwe Josue Marpas bikomatanyije. Ciao ciao. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, iminsi mikuru myiza kandi muhahe muronke.